barokore bana b'Imana mumenye yuko isi irambiye amagambo kandi isi yuzuye abahakanyi, ariko nta uhakana ubuhamya. Wa mugani ngo nuwanze kumva ntiyanze kubona. Buriya barokore ntibazi ko whatever happened to your church is a sign of what can happen to your life. Rwose abafite ubwenge uyu ureba icyo Imana ikora ku nzu y'Imana uteraniramo, wabishyiraho ukamenya icyo nawe kizaba kuri wowe. Rwose nta mukristo uzasumba inzu y'Imana. Nta n'inzu y'Imana izatera imbere idateje imbere abayo. So rero birafatanije. Uko inzu y'Imana yubakwa niko nawe yubakwa, niko inzu yawe yubakwa, niko bimera rwose. Ayo ni amahame. So congratulations. Nubwo tutavuga, nubwo tutasengera ibitangaza, kuba twaje kwishyura umwenda w'Imana, kwibwira ngo Mana warakoze, 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 Mana warakoze. Haleluya, warakoze, wakoze ibikomeye. Imana nibagira neza mukajya mwumva ikirere kiroroshye, hari abitangira ikiguzi cyane bakahazira. Nimufuka bamukuba murasenga biratemba amasaha mudahagarika, nimugire ngo niko byahoze. Hari imigi n'amatorero yemeranya n'umwanzi haba umwana w'amasasu gutinya intambara, kuko amasasu ntabwo aberaho abantu bazize kugira nk'abandi. Nje hari abakozi b'Imana ngaha muri uyu mujyi n'iki gihugu na Kampala na Kinshasa no mu isi na Amerika batandeba mu maso, kubera ko ahabatsinze umutsindishirije. Rero niyo mpamvu nta misi zanja, nta mateka zampindura, kuko namenye he's above circumstances, he's above challenges. Sinzi byucamo, ariko ntukabe mu buzima bwawe watsinzwe. Icyo Imana ishaka niki? Ubwo bashaka gukora umurimo, yo ibigukoramo umurimo. Kandi aho bashaka wihutisha umurimo, yo ishaka ko igukoramo umurimo. Kuki? Uwo bakozemo umurimo azawukora kenshi henshi igihe cyinshi, ariko wakoze umurimo batamukozemo umurimo. Uyu Masasu mubona 29 y'imyaka muri u Rwanda, naje ndi umushumba ndacyari we, ndafite mikro, ntawagira icyandega. Ntawe ntakubwira ngo Masasu yaramwambuye. Nuko tudakorana, nuko tutandukanye yakubwira nta murimo w'ibintu yambonyemo. Ntanakubwira ko nakabakabye ibere rye. Ntawe wakubwira. Niyo mpamvu iminsi iraza igahita, imyaka iraza igahita, n'imisatsi irahita, ariko hari umugabo usigara, kubera ko yamize umugabo usigara. Ibi ni mubona abantu bapupa. Tuzasibe ijuru, dutere imbere hasi, tunarwe no kureba Imana mu maso gutya, kuko yo wacumuye ntireba mu maso. Yo wayikiro hari uzirinde ikintu kikwambura kureba Imana mu maso. Family, uzirinde ikintu kikwambura assurance mbere y'Imana. Man, I'm weak, I'm not wicked. I may be weak, but I'm not wicked. Twakunya munyandenge ariko ntabwo ndi umugome. Bino magambo icyanzaho kiba kimfatiranye intege, ariko icyo ushaka ngewe mahitamo ya ni wowe Mana. Kandi bisobanuye gutya, hari aho wakanze, hari aho wakoze, kirazira kirariziriza gutinya.
kiraziriza gutinya. Icyo umwanzi ashaka ni iki? Agara hariya yongeye na advancing shaka kugera hariya aho atazaba akishoboye kunkoraho. Yongeye intambwe mugana nibwo we afunga inzira. Noneho natera intambwe akaroroma cyane. Icyo ashaka ni iki? Arabizi ko ningeraha harandi kubwira ariko nkiraha ntacyangwara gusa nabumvikanye. Nakora utuntu ngagira umugisha nkajya Dubai ngaurangura ngatirisha kidogo maje rwa ntugukamo ngurutundu tuvanze twibyaha n'ibindi buryo tukacamo. None gatanya gukiranuka watari ndambu kiranuka niko atoromo bagafunga ibintu bikabura amajerwa bakagira gutya kugira ngo ugire gute uvuge ati nimba araho tubana amahoro. Uko niko amatoro yapfuye muri Kigali. Uko niko itoro ry'Imana ryageze ahantu ryemerera umwanzi ko araho batarenza. Uko niko tuzi abapastori bemeranya na Satani ko buri mwaka abikira abana b'impinja mu nda y'abagobwa bayoboye. Uko niko dufite abana bato y'abakozi b'Imana basinye n'umwanzi ko batazamutera nawe ndakabatera. Bapembera ko batazabwiriza kwihana no kwiyahura mu Mana. Bana consecration sanctification bakabwiza prosperity na grace. Bamanura ubutumwa bwiza babushyira hasi. Bavuga ibyo kurya no kunywa no kwambara. Banga kutomora ngo bajye mu ijuru. Banga gukiranuka. Banga consecration. Banga kunesha umwanzi. Baravuga ati muyombo tuzahabana nawe Satani ujye ukora. Natwe dukore gake ariko ntukatwirukane. Icyo nicyo nangiye ko Peter Bushayija yemera kuri uyu musozi. Naracyane uko agira gutyo uko negera niko ankomereza. Imodoka igashya indi kiyongeza abana bagaterwa bakarwara kugira ngo uvuge ngo basi ndakwangiye. Ndavuze ngo ndakwangiye utaenda tu nubwo utagenda kuko hari byiza nugeranga. Haleluya. Nugera hano akuri inyuma azakurunguruka avuge ngo dore igicebe cyayo. Ubaho ngeze yaranyanze yaramvumye yaranyangikije yaranteranije na leta yaneranije n'abari ntacyo atakoze. Yarazi ko zamubwira ngo Masasu ngiye gucamusha make ariko narambutse ntabwo ndi hariya ndi hano. Nawe arabizi umwanzi arabizi ko nahageze agomba kwimuka ariko kugira ngo ngere kuri urwo rwego nuko hari ikiguzi nemeye. When you cross over, the enemy know that you you grow. Arakubaha, aragutinya, arakubahisha. Ako kana ashaka kwacishamo ubyumve. Masasu ntabwo nzagabanya ubutumwa bwiza to feel good. Imana yanyica. Ntabwo nzagabanya gukiranuka ngo ntangire gutanga ubutumwa buryoshye amatwi y'abantu. Sinarama. Sinzabwira abantu batungisha vuba. Navuze ngo mwinjire mu season yo kuruhuka. Barero yumarutse haba hari undukora. Mwanyumvise? Natuvuga ngo not by power, not by might, but the Holy Spirit. When you don't work, somebody is working. When you are at rest, somebody is at work. Sareno muraze. Nimuyarima nijya kubwira Peter na Kado hari umuntu ugiye gufata in charge ibintu. Ngo kimeza
kimeza. Give me another word. Igitunguranye, icyo utakozemo, mubwira. Igitunguranye, igishimutse, ikigaragaye, igitombokanye, ikivudutse, icyadutse, ikinjiyemo. Vuga ngo kimeza, 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 kimeza. Oya nimuranyumva neza. Kimeza nyine kiragutunguye, ntiwagipangiye, ntacyo wagikozeho, ariko cyagiye gute? Kimeza, kirashibutse. Harya wavuye kimeza, wakomotse kimeza, wafufunutse kimeza, wigiye kimeza, watunze ute kimeza, wahindutse ute kimeza, wize ute kimeza, wabonye akazi gute kimeza, watembera ute kimeza. Haleluya. Kirashibutse, kirabonetse, kirahagurutse, kiratunguranye, kirabara. Haleluya. Kiradutse, 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 kimeza kiradutse. Bagenzi we, kimeza. Iyo habaye kimeza, haba hari abantu batunguwe, hari abantu baruhutse babona biba, haba hari abantu batangaye, haba hari abantu bashima, bashaka kumenya, bafite ibibazo. Harya kimeza yajite. Haba hari abantu bacanyanyikiwe, hari abantu bacishwe bugufi. Narinzi ko uzabigiramo uruhari, none kimeza, none kimeza narinzi ko. Ariko niba uyu munsi ushaka kwakira ibiva ku Mana, nanone urabyakira. Bwana sifiwe sana. Ndagira ngo ni mundu n'amashi twakira umukozi w'Imana. Daddy, papa, karibu sana. Imana ibaze ni Ijambo. Haleluya, haleluya. Kuze cyane. Turahoberana 27 w'imyaka 7, ubwo ni 30. So bakeya nawe. Murakoze cyane, ubwo twakwicara noneho neza, nta mwenda dufite. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane.
katwicare mu bwiza bw'Imana. Thank you. Rero turabashimira cyane cyane rwose. Nanjye yongera muri testimony cyangwa mvuga abantu b'Imana, mvuga itoro rya Muyumbu ko mwakiriye, nkanavuga n'amateka n'ibyo nzi kuri uyu musozi, nkavuga ku buzima bw'umukozi w'Imana n'umufasha we uko twamenyanye, nkavuga imyaka 7 ye y'amasoro cyangwa se Kasabonita i Remera, nkavuga n'7 y'aha ngaha, nkamuvugaho, nkavuga n'amateka n'amasomo twize twaharara. Ariko twe dushima itoro rya Muyumbu ko mwageze aho mugeze, kuko mwahanze Imana amaso, mwizera n'ababayobora. Mwiha amashyi atubutse. Thank you. Thank you so much. Ikindi ndashaka kuvuga rwose ko nanjye nageze hano, duheruka hano mu minsi ishize, ibintu byari bihari n'ibi ngiye mpagazemo gutya, n'ubwiza bugaragara aha ngaha. It is nice. Kandi yes, very nice. Kandi barokore bana b'Imana, mumenye yuko isi irambiye amagambo kandi isi yuzuye abahakanyi, ariko nta uhakana ubuhamya. Wa mugani ngo nuwanze kumva ntiyanze kubona. Ubwiza mubona aha ngaha bw'imyaka 7 n'indabyo bari iwabo muri uyu mujyi wa Kigali, hafi mu nkengero yayo, ibibanza no mu ntanguro ntoya. Nta munyamerika twatabaje, nta mwongereza twajya gupfukamira. Iki nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Buriya abarokore ntibazi ko whatever happened to your church is a sign of what can happen to your life. Rwose abafite ubwenge, uyu cyo ureba icyo Imana ikora ku nzu y'Imana uteraniramo, wabishyiraho ukamenya icyo nawe kizaba kuri wowe. Rwose nta mukristo uzasumba inzu y'Imana. Nta n'inzu y'Imana izatera imbere idateje imbere abayo. So rero birafatanije. Uko inzu y'Imana yubakwa niko nawe yubakwa, niko inzu yawe yubakwa, niko bimera rwose. Ayo ni amahame. So congratulations. ERC Muyumbu, inshuti za Muyumbu, abavukanye ba ERC Muyumbu, inshuti za hafi, pare marene, fiele, nani, mwese mwumve ko uyu munsi byari bishoboke twagatarana tukavuga amakuru toyaniganiga, kuko kutatomora ngo mukuru ubwatsi neza n'ugupfobya ikiganza cy'Imana. Kuko hari igihe Imana iba yakoze kutabivuga bigatuma nkaho itakoze. Mwibuke ko abapagani batugose batazumva amagambo y'ubwenge bw'Imana, ariko bazabona imirimo ikomeye y'ubwami. Wa mugani abagande baba barabikomeje, nabo bavuga ko nuwanze kumva ntiyanze kubona. Abagande bazamura rero baravuga ngo nuwanze kubona ntiyanze kunukirwa, kuko ahari intumbi uramenya ko ihari iranuka. So consecration tuvuga iduhindura intumbi, twanuka inkongoro zikatuzaho. Ntibikeneye ko umushumba wahatari apfa gupfa neza. Yapfuye neza, inkongoro aribo bizera, abashungera, abatuka, abareberera baraza bazanywe nuko yapfuye. Iki cyubahiro n'ubwiza mubona aha ngaha n'ubundi buzaza bukwereka uburyo bushayije yapfuye na kado.
kandi rero ikigoye nuko abantu batugose bashaka kubona ubwiza banga gupfa. Ni nko kuvuga ngo ndashaka kubyara ariko inda yanjye ndikajyeho amaribori. Ntibishoboka, izakatuka cyane cyane ubyara impanga. Rero hari uburyo abantu batamenya ko nta buryo, hari ikiguzi bitanga. So uyu munsi twakabyinnye, twagasangiye gato, nakabaye fanta, twagahoberanye, twagagwanye mu nda, twagataramye, tukavuga ineza y'Imana, tukavuga kwikora, kuko hari abantu batazi kwikora, tukavuga ko umugabo ujanjaguritse ngo abushayije w'amarira y'amasaha 6 yasiga akanasetsa, tukavuga ko Imana igishobora kubaka ingo zasenyutse, ko Imana igikiza kansa, ko Imana atari y'abazungu, ko Imana ishobora kuvana ku cyavu igikiza cyane ibikomangoma, ko Imana irikirima satsit. Kuko cyo kibanza tuje kukirambagiza na Bishop Alphonse hari ndoke gusa n'ahandi gutyo, nta future. Muyumbu yari ahantu se wandi wajya Muyumbu niwagwera ikibanza ubusa ndero kujyayo, ariko uyu munsi siko bimeze. Mfite impungenge mu buzima bwanjye ko kubona uburyo abantu bapfusha ubusa amasomo akabacika bareba. Masasu ikintu neme mu buzima bwanjye nanga kudubura ni iki? Ni ugusubiramo ishuri cyangwa isomo. Ndi kwibaza ubu ngubu ni bangahe b'Abanyarwanda bigiye kuri COVID-19 aho abantu bavuga bambaye mask batarebana, twabyibagiwe. Ni bangahe bagifata amasomo yo kuvuga ngo harya guhoberana biraryoha, kuko hari igihe babibuze. So ni bangahe bakimenya ko guterana kwera ari umugisha, kuko hari igihe twabyifuje batabanje kwiyandikisha muri mobile. So ari ibintu Abanyarwandakazi n'inshuti z'u Rwanda n'abo hakurya Nyungwe rwose ntukabindashima. Niyo mpamvu aya materaniro ni meza nayo gushima. Ya haleluya, ni meza. Nubwo ntabwiriza ndabifite pe, biranuzuye. Nubwo tutavuga, nubwo tutasengera ibitangaza, kuba twaje kwishyura umwenda w'Imana, kwibwira ngo Mana warakoze. Mana warakoze. Haleluya, warakoze. Wakoze ibikomeye, wakoze ibihambaye, wubatse inzu yawe, wubatse abantu bawe. Mana warakoze. Wakize Satani abadayimoni, warambiye umwazi n'umwijima, washinze umucyo ku musozi wawe. Mana warakoze. Haleluya, Imana yacu yarakoze kandi izakora. Yarakoze, irakora kandi izakora. Oh, haleluya. Muyishimire, muyivugirize impundu, muyizamure icyubahiro, irabikwiriye. Haleluya. Murakoze, reka twicare.
uyu munsi wari kumva kubyina kabisa, nkavana muri karavati maze ngatamba amasasu, nkabwira Imana, Mana mu buto bwanjye kubona uburyo uvana ibintu mu busa, abakwizeye batanabasaze ukubaka ikindi. Kubona umusozi wa Muyumbu, naze ntekereza ahangaha uzi ko imisozi twayigabye. Umusozi wa Nyarugenge ni headquarter, hari church, ubwo Gatete ari guhangana n'ibindi aho. Umusozi wa Gikondo, Rebero, uriya si umusozi, ni igisozi, hariho GP. Umusozi wa Muyumbu hano aho birasira byinjira mu mujyi, cyari igicaniro, apana agacaniro, igicaniro nyacyo cy'umwanzi, headquarter, hari itorero. Kandi aho umucyo washite umwijima buretse se nyina wabo Masomo, ntimubizi mwebwe, ibitambo byose by'abaterekera babandwaga, abacuragura Kigali yose byari Masomo. Inka, intama zatambaga zari mu kiraro Masomo. Nyiraho witwaga Mupfumu, witwa Mfumu Bernadette, nyiramuhanda, twari turanye Kimirongo, munsi y'isoko ya Kimirongo. Abana bigaga n'abana banjye hariya Kigali Parents. Rimwe umwana atahi wanje yazanye n'abana banjye, hanyuma akobwa kanje Esther arambwira, papa uyu ni wa mwana wa Mupfumu. Buryo baza kumurekipera. Buriya ntimuzi Masomo, ntimuzi Masomo. Imyaka 7 tuhangana, hari ikiyoka kingana gutya cya metero nka 50 kijya kunywa amazi hepfo kayezi, kikazamuka saa 7, abantu bose babizi bacunga nta uvuga. Saa 7 right ndama n'umuhara avuga ngo Masasu mumubwire ko nanjye ndi intumwa, bivana n'ubwami. Ariko uyu munsi Masoro, uyu munsi Masoro, uyu munsi Masoro ndemeranya rwose ko uyu musozi abahatuye batahazi. Imana nibagira neza mukajya mwumva ikirere kiroroshye, hari ababitangira ikiguzi cyane bakahazira. Nimufuka bamukuba murasenga biratemba amasaha mudahagarika, nimugira ngo niko byahoze. Hari imijyi n'amatorero yemeranya n'umwanzi. Ejo nakiriye umumama umuryango umwe mubona akiriye ejo mu rugo, arambwira ati noneho kuva twava iwawe byaratombotse kurushaho, ni nkaho duteranije n'akaga. Abana banjye babiri b'abakobwa bafashe ku ngufu, babangiza ku ishuri n'ibindi byinshi cyane. Nari mvuye ndwaye imodoka barangonga gutyo, abantu bashwanyaguza imodoka hafi, bakayibaza nimba ndimo, kandi nari mvuye ahangaha mu cyumba cy'amasengesho. Hanyuma arambwira ati dadi sinzi, ndabizi kuri umuntu w'Imana, ndanemera, kuki byaba bityo maze gusinyura none intambara zikaba nyinshi? Ati navuze basi nzi kujya kujya mu masengesho, tubonane n'ibiri bitanu gusa ndashaka kukubona. Arambwira ati kukaga kanzinduye none, namwakiriye ni kukaga kanzinduye none. Ndamubwira mukobwa wa sura kijijwe, sura ingabo ya Yesu, ati se wigisha abantu class nti shema Imana kubwibyo. Ati yari hamwe n'umugabo we nabo bana nyine bakeneye komora. Ndabwira humura, bisobanuye gutya, hari aho wakanze, hari aho wakuze, kiraziriza gutinya. Ndavuze ngo kiraziriza gutinya. Icyo mwaza shaka niki? Sinzi ubona mfataho urugero.
agara imbere yanjye gutya, uze usa n'unkanga. yongiye oya ntawe ukanga afite vuba. yongiye hariya agara hariya, yongiye na advancing shaka kugera hariya aho atazaba akishoboye kunkoraho. yondeye intambwe mugana nibwo we afunga inzira. noneho natera intambwe akaroroma cyane. icyo ashaka ni iki? arabizi ko ningeraha hari ndi kubwira, ariko nkiraha ntacyo ndwara, gusa ntabumvikanye. ndakora utuntu nkagira umugisha, nkajya Dubai ngarangura, ngatirisha kidogo maje rwa ntugukamo, ngura utuntu tuvanze tw'ibyaha n'ibindi gutya tukacamo. none ngateye gukiranuka. watera intambwe ukiranuka niko atoroma, bagafunga ibintu bikabura amajerwa, bakagira gutya kugira ngo ugire ngo tuvuge ati nimba ari aho tubana amahoro. uko niko amatoro yapfuye muri Kigali, uko niko itoro ry'Imana ryageze ahantu ryemerera umwanzi ko ari aho batarenza, uko niko dufite abapasitori bemeranya na Satani ko buri mwaka abikira abana b'impinja mu nda y'abagobwa bayoboye, uko niko dufite abana bato b'abakozi b'Imana basinye n'umwanzi ko batazamutera nawe ndakabatere, bamwemerera ko batazabwiriza kwihana no kwiyahura mu Mana. bana consecration sanctification, bakabwiriza prosperity na grace. bamanura ubutumwa bwiza babushyira hasi, bavuga ibyo kurya no kunywa no kwambara, banga kutomora ngo bajye mu ijuru, banga gukiranuka, banga consecration, banga kunesha umwanzi. baravuga ati muyumbo tuzahabana nawe Satani, ujye ukora natwe dukore gake ariko ntukatwirukane. icyo nicyo nangiye ko Peter Bushayija yemera kuri uyu musozi. naracyanze haba umwana w'amasasu gutinya intambara, kuko amasasu ntabwo aberaho. navuze iki? mwanyumvise ko navuze iki? rero uyu munsi uko nshaka gucaha niko atangata, uko agira gutyo, uko negera niko ankomereza. imodoka igashya, indi ikiyongeza, abana bagaterwa bakarwara, kugira ngo uvuge ngo basi ndakwangiye. ndavuze ngo ndakwangiye, utaenda tu nubwo utagenda, kuko hariya hari byiza. nugeranga haleluya, nugera hano akuri inyuma azakurunguruka avuge ngo dore igicebe cyayo. ubaho ngeze yaranyanze, yaramvumye, yaranyangikije, yaranteranije na leta, yaneranije n'abarihe, ntacyo atakoze. yarazi ko zamubwira ngo masasu ngiye gucamusha make, ariko narambutse. ntabwo ndi hariya, ndi hano. nawe arabizi, umwanzi arabizi ko nahageze agomba kwimuka. ariko kugira ngo ngere kuri urwo rwego nuko hari ikiguzi nemeye hafi kuburara, hakaza udufaranga duke twa 5:55 kugira ngo saa sita itagera ukaburara. kandi ugiye kuburara ukateka mu karu saa 5 y'ijoro na 55 bagashyira ku meza, ugashima Imana, ukambuka umunsi, ugatunga umugore mwiza nta mwambaro. ariko si uko udafite abantu. ubwo ngewe icyo gihe nari mfite abakristo bafite indege, nari mfite abakristo bafite amato baza Kinshasa. ndibuka umunsi umwe sengera umugabo wagurishaga amazu 2, imwe igura 120,000 amadolari, that was 85. indi igura 170,000 amadolari, hose hamwe
$290 b'ibihumbi by'amadolari 80s. Njyewe ndi gusengera igice cy'idolari ngo ndye, we asengera $290,000 $. Nirirwa we nsenga, nkora ku kibambasi, nkora gutya, ngibuka ko nta gice cy'idolari mfite, nkeneye kugira ngo ndane. Akanzana akansiga ku muryango hariya, nginjira ngasanga madame sinzi aho yavanye imyumbati, akayikaranga gutyo, nkamureba nkumva nta kintu. Umwana akambwira, wagize nk'abandi. Abantu bazize kugira nk'abandi. Nje hari abakozi b'Imana ngaha muri uyu mujyi n'iki gihugu na Kampala na Kinshasa no mu isi na Amerika batandeba mu maso, kubera ko ahabatsinze umwanzi yarantsindishirije. Rero niyo mpamvu nta minsi zanjya, nta mateka azampindura, kuko namenye he's above circumstances, he's above challenges. Sinzi byucamo, ariko ntukabe mu buzima bwawe watsinzwe. Aba bose wahaye mikoro, aba bose cyane cyane abatwitira bakwiye amateka yawe, bavuga se muze yaraturoze ko biduka kariye. Ariko cyo nabaroze nishye nuko iyo umaze gupfa nta ntumbi yandura indwara. Nabivuze neza se? Nabivuze neza. Iyo umaze gupfa nta ntumbi ikeneye gukingirwa, nta ntumbi ikeneye gukingirwa. Muri kunyumva? You don't need any vaccination when you dead. You dead. Nta ntumbi igira ubwoba, kubera ninde gupfa byinshi. Yo wapfuye nyine, ninde wategera urupfu yarapfuye. Yo maze gupfa nta ntumbi bakingira ngo COVID-19 mugende gushaka muri morgue byararangiye. Nta ntumbi, yani magambo, when you cross over, the enemy know that you you go. Arakubaha, arakutinya, arakubahisha. Ako kana shaka kwacishamo ubyumve. Masasu ntabwo nzagabanya ubutumwa bwiza to feel good. Imana yanyica. Ntabwo nzagabanya gukiranuka ngo ntangire gutanga ubutumwa buryoshye amatwi y'abantu. Sinarama. Sinzabwira abantu batungisha vuba, aho guhinga ibishyimbo wahinga ikawa, kuko nubwo umunyabishyimbo azarya kenshi, niwagurisha season uzagura umurima we. Niyo mpamvu njye ntabwo mvuga ibishyimbo, ndavuga ikawa. Niyo mpamvu abantu bose ubona batwemera nk'ababyeyi ntawihuse. Kuki? Abihuta baragonga. Ushatse gutunga uyu munsi urabisambaniramo, urabishaka, ariko uvuze uti Mana sinzazamura ijwi aho utakoze. You wait and you pray. Umwana akavuga ntizabibona, akabwira sawa, ijuru harimo umugabo azakora, none ndarakora ariko azakora, nanjye agataho sinzahemuka. Sesike mugashigara mugahangana, agatinza akakwangisha, akagutukisha, akagwambaniza, nawe ugahagarara ahangaha kuko hari ugufasha. Icyo Imana ishaka ni iki? Ubwo bashaka gukora umurimo, yo ibigukoramo umurimo. Kandi aho bashaka wihutisha umurimo, yo ishaka ko igukoramo umurimo. Kuki? Uwo bakozemo umurimo azawukora kenshi henshi igihe cyinshi. Ariko wakoze umurimo batamukozemo umurimo
kubita amatafari ahiye. Iyo mpamvu bariya ndabazi 95 bazi n'abandi gutyo bakira barawura sinzi aho barihuse sinzi aho bagongeye n'abandi turazira 94 ku nkuru nziza kwezi kwa 10 gutya ndi kwigisha ku nguni gutya. Uyu Masasu mubona 29 y'imyaka muri Rwanda naje ndumushumba ndacyariwe ndafite mikro ntawagira icyandega ntawe ntakubwira ngo Masasu yaramwambuye n'utudakorana n'ututandukanye yakubwira nta murumo w'ibintu yambonyemo ntanakubwira ko nakabakabye ibere rye ntawe ntanwakubwira. Niyo mpamvu iminsi iraza igahita imyaka iraza igahita n'imisatsi irahita ariko hari umugabo usigara kubera ko yamize umugabo usigara. Ibi ngiye mubona abantu bapupa ubu se kwigiye kuba saa 4 nimba itanageze kandi ntaratangira. ubu se sindatangira mu Imana cyane muri mu musogongero w'imvaho wa mugani ko naratangira sindavuga ibya etage yanjye na Freddy ko ndaratangira sindanabyina sindavuga sindigisha ubuse turataha ndapfuye neza n'amasa ndapfuye neza pfuye mbaga soka babwira babandi mu Imana. Urabona ugenda ukura nkatwe ukagira 64 5 gutyo uzamuka kandi ukaba umaze nka 40 years mu kazi umaze ubona byinshi ubona abantu bakongeye barashira gashaka kumenya ibanga cyatumye bashira vuba niki. Umunyabwenge yigira ku bandi umwana wanga n'imfubye yigira mu rusaku hanyuma ukabona abandi barakomeye cyane pafu cyo kuva ku mangwe atandukanye n'umugore kandi ubwo nibisho kwese ni mugore ari daimoni kuki bataruganye bombi so ukabaza why ukabona arakunze Imana ariko ukabona abandi bantu kumva ngo kanaka asiga kurana n'umwanzi ariko mu buryo bwa smart. Masasu tuzasibe ijuru dutere imbere hasi tunarwe no kureba Imana mu maso gutya kuko yo wacumuye ntwireba mu maso yo wayikiro uzirinde ikintu kikwambura kureba Imana mu maso family uzirinde ikintu kikwambura assurance mbere y'Imana. Man, I'm weak, I'm not wicked. I may be weak but I'm not wicked. Twakunya munyandenge ariko ntabwo ndi umugome. Bino magambo icyazaho kiba kimfatiranye intege ariko icyo ushaka ngewe mahitamo ya ni wowe Mana. Kandi meze nabi nari ngiye guhanura nari ngiye kwigisha nari ngiye gutanga umucyo nari ngiye gutangisha nari ngiye gushima nari ngiye ubuse mfata iki ndekiki nari mfite tubazo dutatu ariko ubuse ndabigenza ne bagenzi ba ntimwangire inama uko mbigenza ubuse wamugana ngire ntedi kagira Imana none wari n'amadosiye bakubwira ngo ujye kujya mu masengesho kandi heruka hano cyagiye ari ngiki gihe hashinyitse nibwo yavugaga mbwira umugabo tujye mu masengesho sigara hariya basigare bakora agira ubwoba ariko turajyana ariko masengesho niho havuye ibingi byihuse. Reka nishimanganye mbaho ijambo ry'Imana ngerageza nibimfatira sava ndagiye mfite ibibazo bitatu nsubiza bishobokeye. Cyambere, what's the biblical meaning of 7?
kugira ngo mumenye ko umwaka karindwi bisobanura iki, mwavanamo iki, agaciro kacyo ni iki biblically. Ni byiza kubimenya. Cyo cya kabiri ndi busubize ni iki, how umuyumbo y'irasipari should look like after this happening. Ni gute mugomba gusa nyuma yaho, kuko hari uko mwasaganye imyaka 7 ishize, hari uko musi uyu munsi ariko murote n'imbere, sibyo? Ibitangira none ibyo ni bitatu. Ariko mufite WhatsApp babasunikira, ndumva babasira. Si mufite WhatsApp urubuga ya basunikire ku WhatsApp, so kugira ngo ibincika mufatiraho n'abacu bashirira. Number 3, uko ubuzima bwawe ukwiriye kuba bumeze nyuma yaho uhereye kubw'ababyeyi banyu. Kuvuga ngo life ya Bushayija na Kado have to radically change from now. Amen. In good. And kandi yaho bibatembeho. Urugero gake gusa. Kandi umwana wahangaha nyuma y'uyu munsi uzaba eternally in a temporary situation. Mwese murashiftinga from temporary to definitive. Nimwanyumvise neza, ntawe uyu munsi wa hano muyumbo nabaje kujyamo uzasigara mu kintu cyitwa stage cyangwa se gisani, kuko 7 is completion, is establishment, is going to the portion, is taking back your position, is just akoni kamwe gusa. Hamwe nanga uzasigara na shanti azayirangiza. Hauranga uyu munsi uzasigara atendetse azicara. That's it. Nicyo naje gutangaza. Mufashe mwihangane basi. Ibyanditswe nibi ndasobanura ibindi bitatu. Number 1, meaning ya 7 or 77 or 70 whatever. Number 2, ndavuga how muyumbo as a church should look like. Niki bakwakira prophetically kuri visit yacu uyu munsi, after uyu munsi icyo bakwizera, and by muyumbo nabaje kusanga nabo uyu munsi tapping in ku ya mavuta. Hanyuma icya gatatu ni gute bitemba mu buzima bwa buri muntu wese. Natagiye mvuga ngo amateka y'itoro ryawe niyo mateka yawe. Buriya tumaze kwimukira Amasoro, abantu bose Amasoro batangiye kugira large vision, batagira kubaka ibintu birenze ubwenge bwabo. Baravuga nimba papa yatwimye akatubanya kasabonita tukaza hano Amasoro, something good happen. Kandi pe you can see extension y'abantu. Umugabo witwa Kwetu ajya yubaka imihanda nani yarambwiye 2019 arambwiye ati papa wabaraga iminsi tuzimuka tuva kasabonita tuza muyumbo tuza Amasoro. Nkibaza se papa ari gutekereza cyangwa ntabona ko tumeze nabi, atari kuko turaha nanjye imikoro yanjye irahindutse. Hari ubyo numvishe amavisa afungutse. Whatever happened to your church will happen to you. No man, you better take care of your church. Since nimba mwarangije numukiye cyangwa nkomeze. Can I move? Proceed? Good. Niba Kaina zaorerwa karindwi ni ukuri Lameka zaorerwa inshuro 77. You see, 7 is coming back as completion. Ngo Lameka zaorerwa cyane ni perfection. Better way Kain. 77. Ndagiye. Yesu aramusubiza ati singubwiye yuko ugeza karindwi muri forgiveness, ahubwo yuko ugeza 70 kangahe? Yeah. It's like no, I have better. Karindwi tusa. Just express. Jesus, I tell you, not 7 times, but 77. Urabona ko 7 igarukamo like a completion ng'ikintu cyo kurangiza. Ndagiye. Uwiteka abwira Mose ati umusozi wa Sinai, the Lord said, kabiri, bwira Abisirayeli nimumara kugera mu gihugu nzabaha, thank you, icyo kizaje bugira ijambo kuzereriza Uwiteka isabato. Ndagiye. Uzajye biba mu murima wawe mu myaka 6, kandi mu myaka 6 uzajye wanganya amahagi n'imizabibu yawe, kandi
abe ariyo musarura imyaka yanyu. Dore ariko umwaka wa kangahe kutavuga neza? Thank you. Umwaka wa karindwi uzajye uba isato yo kuraza. Vuga kuraza. Vuga cyane kuraza. Ongera kuraza. Umwaka karindwi uzabe wo kuraza igihugu ihinga yo kuziririza Uwiteka. Mumbe sinonime yo kuraza. Ya, ninde wavuze anga avuga buhoro? Yes. Kuraza nukuruhura, nuku give rest. I proclaim a new season of rest. Everyone who is under the voice, navuze ngo mwinjire mu season yo kuruhuka. Barero yumarutse haba hari undukora. Mwanyumvise? Natuvuga ngo no by power, no by might, but the Holy Spirit. When you don't work, somebody is working. When you are at rest, somebody is at work. So rero muraze. Ni muyarima nijya kubwira Peter na Kado, hari umuntu ugiye gufata in charge ibintu. Hari ukwinjirana kugiye kwinjiramo. Hari muri razi Nyanza. Mwiraze muyumba. Kuko hari umuntu uri mu kazi. Hari ugiye kubijyamo, hari ugiye kubicomekamo, hari ugiye kubikora, hari ugiye kubaruhura, hari ugiye kubafatira. Abyivanzemo. Ubwire ngo ni umwaka wo kuraza. Yeah, give rest. Nakomeje bagenzi, kuraza igihugu ihinga yo kuziririzwa Uwiteka. Ntuka ubibemo murima wawe, ntuka waganyemo amahagi bizabibu yawe. Kubera iki? Kuko hari icyo uzarya kiri supernatural. Ndagiye gatanu kimeza. Ngo kimeza Murabyumva reka kandi utabivuga ndabimwambura. Vuga ngo kimeza. Ngaho musobanure kimeza ivuze iki? Ko mutavuga se kimeza? Vuga ngo kimeza. Vuga ngo kimeza. Mumbandi bagabo vuga kimeza. Give me another word. Igitunguranye, icyo utakozemo, mumbwira. Igitunguranye, igishibutse, ikigaragaye, igitombokanye, ikivudutse, icyadutse, ikinjiyemo. Vuga ngo kimeza. 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 Oya ni muranyumva neza. None se tuvugisha ukuri. Done properly for this to happen. He has no answer. Abaye honest. Umubaje uti niko wa mu Tanzania we wo mwishyamba utazi amabara y'amakravati ipantaro y'ibihogo niko uzute ku muyumbu. Uzute ku muyumbu. Nta mwene so wanyu wahabaye atari gakondo. Isuri rikuzanye ku noneho wasanze abandi basaziye. Chimeza. Ya. Hallelujah.
ni kimeza nyine, kiragutunguye, ntiwagipangiye, ntacyo wagikozeho, ariko cyagiye gute? Kimeza, kirashibutse. Harya wavuye kimeza, wakomotse kimeza, wapfufunutse kimeza, wigiye kimeza, watunze ute kimeza, wahindutse ute kimeza, wize ute kimeza, wabonye akazi gute kimeza, watembera ute kimeza. Haleluya. Shataya raba sheke filaba. Kimeza, 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 kirashibutse, kirabonetse, kirahagurutse, kiratunguranye, kirabara. Haleluya. Kiradutse, 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 kimeza kiradutse. Bagenzi we, kimeza, kimeza. Warongoye ute? Kimeza. Wabyaye ute wowe? Kimeza. Umugabo wamuvanye he? Abana bavuye? Improfo yaje ite? Waracuranze wowe, chachi yavuye he? Kimeza. Kabisi yavuye. Harya sabira ko meze nabi kandi muri abana babiri nimwandetse ngo ndekeraho. Ubu se ndongera nigishe kandi ko numva meze nabi. Numva meze nabi. Numva meze nabi. Ubu warekera ndi abakoze kabisa. Meze nabi neza. Yo habaye kimeza, haba hari abantu batunguwe, hari abantu baruhutse babona biba, haba hari abantu batangaye, haba hari abantu bashima, bashaka kumenya, bafite ibibazo. Harya kimeza yajite, haba hari abantu bacanyanyikiwe, hari abantu bacishwe bugufi. Narinzi ko uzabigira mu ruhari, none kimeza, none kimeza ira. Narinzi ko nagira kandi nsuguma muhangane mwicare, rebe ko harana bacuma kidogo, nibina nenda cyubuza mikoro, ndaya mweneyo. Nibigeraho bikankwama ndagwa mikoro, cyose cyari se. Kimeza ntuzayisarure. Izabibu wawe utogoshwe nazo tuzaze uko mwakugiye la ndagiye. Bibiliya yango, do not reap what grows of itself. Kimeza iragarutse. Kimeza yo muri uwo mwaka w'isabato yibabera yo kurya, wowe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umukozi wawe. N'uwagusukiyeho, n'utari uwawe wakugendereho, n'uwemeye kukwitirirwa atari uwawe, n'umukozi mu nzu azagerweho na kimeza, azatungwe na kimeza. Nari ngifite byinshi ariko akambaho ingingo ndaye dusengeye gake kuko rumva meze nabi pe. Wenda nzagaruka hari cyase.
wari wanjye. Biriya byanditswe munyemere ko mubisoma kugira ngo njye ku ngingo. Murabisoma? Good, munyemere. Cyambere karindwi bisobanuye iki? Number 7 means number 1 ikiruhuko. Boss. Nabonye abagabo ndaza kumusubiraho Papa Fred, Madame we, badiakoni, Perezida badiakoni, abagabo b'itorero babonye buryo twaje ahangaha hadasa neza pe. Ubona nta shusho kitaka kiri ahangaha. Ubona bakunze church yabo, bakunze inzu y'Imana, bashaka kugira icyo bakora. Ukabona bara struggling. Ngaruka ahangaha ubona bacicikana bajya mu nama. Turabateranya hari inyuma. Ubona abagabo barakoze. Uyu munsi naje nka ndabashimiye bagabo aba mama bose, abakora umurimo wose wa Joshua hano, abaririmbye kora umurimo w'Imana, ariko n'abakora ku buzima bwo mu bugaragu w'Imana. Ndabashimiye. Ariko bafite inkuru nziza. Icyo muzakaho cyose n'icyari umuruho ku buzima bwanyu uyu munsi birarangiye. Sinzi niba muzi bisobanuye umuruho. Umuruho ni ukuvuga ngo you work hard, you reap little, and you feel pain. Babyita umuruho. Sokuru wacu umwe yavumye data, sokuruza yavumye sokuru, aramubwira ngo uzajya uhinga nk'inzovu usarure nk'imbeba. Babyita umuruho. I know how you struggle. Past, finish, it's gonna flow. Biza. It's rest for you. It's rest for your season. It's a rest. Season of rest. Ari handi wasengeraga ikintu ukakikobokeraho kigatinda. Ukegeranya abantu ukavuga ubutumwa wasamye ukasarara. This season is over.